ni mu masaha y'igitondo. Alex rero aba ari kwitegura, aba agiye kujya mu rugendo, aba amaze kwambara isume kugira ngo ajye muri dushe. Ahita rero yumva akamesaje kuri telefone ye, arakareba akagasoma ariko ntagasubize, ahubwo nyine telefone agahita yongera akayishyira hasi. Naho rero Regina madamu we aba yabibonye kare rwose ko hashobora kuba hari mesaje yakiriye, ariko rwose abonye nyine agahita agira reaction imeze ukuntu. Amara kujya muri dushe rero Regina agahita afata telefone ye maze agasoma ya mesaje. Ahita rero asanga ari umuntu wari umwandikiye ati sheri, none se wamaze kwitegura? Ngewe nashoje rwose, namaze gukora akavarize ndetse rwose namaze no kwitegura, ndagutegereje. Gusa ubyumve nyine, numva rwose atari njye ndi burote nkubonye, ubyumve ndagukumbuye ntabwo wabyumva. Noneho ndi gutekereza nyine ibihe byiza tugiye kugirana, nkumva neza neza nasara. Regina akimara kubona iyo mesaje ahita yumva nyine atazi ibintu bimufashe, maze akumva agahinda karamwisha, agatangira gutitira kubera nyine ahari nk'umujinya. Atangira rero kurira kubera ko nyine aba ari gukorera varize umugabo we, ari kumuzingira imyenda amushyiriramo. Aratangira akarira ariko hashira akanya gato cyane agahita yikaruma, maze akavuga ati ariko nanjye ndeke rwose kugira imbaraga nkeya, ahubwo nyine ngomba gukomera, ubundi bino bintu nkabimenya neza 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 nkabisobanukirwa, singomba guhubuka habe na gatoya. Arihanagura neza agahita yongera rwose akamera nkaho nta cyabaye, akomeza rero kuzinga iyi myenda. Mu kanya gato Alex ava muri dushe maze agahita amubwira ati sheri, wari utarasoza se? Naho Regina nkaho nta cyabaye ati urabura ko ngiye kubisoza mukunzi, harabura gato cyane rwose. Alex rero ahita amubwira ati sheri, ati ntakubeshye, ati ndumva nyine, ati sinashakaga rwose kugenda kubera ukuntu kugusiga wenyine simba mbishaka, barumva twakwigumanira, nuko nyine ari akazi nta yandi mahitamo. Naho Regina nawe nyine amuryarya ati sheri, ati nyine ndabizi ko rwose utabishakaga, ariko nyine nta kundi ugomba kugenda, akazi sirumva hari ukundi wabigenza nyine. Gusa ubyumve nanjye ndumva rwose ntangiye kugukumbura kandi nzanagukumbura cyane, mbese iyo biba bishoboka mba nanakwiherekereje. Naho rero Alex ati ni ukuri iyo mperekeza nibura tukajyana ko nari kumva ntekanye, ariko ntakubeshye rwose ubu sintekanye, ndagukunda cyane urabizi. Regina rero wari uri kumva ukuntu umugabo we nyine ari kumuryarya amubwira ko amukunda, kandi nyamara bafitanye gahunda n'undi mukobwa bagiye kumucana inyuma. Yumvaga mu mutima we yaterura nk'ikintara akakimukubita, ariko agakomeza nyine akihagararaho akikaruma, akagaragaza ko rwose nta kintu cyabaye. Arakomeza rero agaseka wagira ngo rwose nta cyabaye. Alex rero amara kwitegura maze agahobera Regina ati mukunzi, uzasigara amahoro kandi uziyiteho, gusa nyine umenye ko ngukunda cyane, kandi umenye ko rwose natangiye kugukumbura nkiri hano, ariko nyine nta kundi reka njye mu kazi, ariko nyine nzajya nguhamagara kenshi gashoboka. Naho Regina ati mukunzi, nanjye urabizi nyine ndagukunda cyane, ariko nta kundi nyine ugomba kugenda. Amara kwinjira mu modoka rero maze Regina agahita areba hirya agatangira kurira, ariko akongera nanone akikaruma akongera akihanagura. Alex rero amara gusohoka igipangu maze nyine Regina nawe agahita ajya mu modoka na ya myenda yo kurarana n'aba yambaye, maze agakurikira Alex. Aba akeneye kumenya ni uwuhe mukobwa bagiye kujyana rwose muri hoteli ihenze aba yakozemo reservation. Arakomeza rero akamukurikira umuhanda wose, maze yajya kubona akabona Alex umugabo we aparitse imodoka ye imbere y'inshuti ye magara, imbere yo kwa Dorote. Dorote rero aba ari umukobwa w'inshuti magara ya Regina, ndetse rwose uyu mukobwa ni nawe uba waramubereye fille d'honneur mu bukwe bwe. Mbese aba ari umuntu we wa hafi, wa muntu abwira byose, wa muntu agisha inama, wa muntu nyine, wa muntu we w'indani. Agikubita amaso Dorote asohotse afite akavarize, maze agahita ahoberana na Alex, bagahoberana bagasomana, Alex akamuterura bagakomeza basomana. Regina arabareba maze nanone agahita yongera agatangira kurira. Arabitegereza rero maze agahita yongera akisubirira mu modoka akitahira. Aragenda rero yagera mu rugo akicara akarira amarira akamurenga. Noneho ikintu kiba kimubabaje kurusha ibindi ni ukuba umugabo we yizeraga kurusha abantu bose agiye kumuca inyuma, noneho uwo bagiye kumucana inyuma niwe muntu uba utangaje, inshuti ye magara niwe baba bagiye kumucana inyuma.
aragenda akareba ifoto ye ndetse n'umugabo we bakoze ubukwe, arayitegereza agatekereza amagambo yose yari ari kumubwira mbere yo kujya kumuca inyuma, agatekereza nyine ukuntu umugabo we ari indyarya bibanira mu nzu. Ibyo bintu byose arabyibaza maze agatekereza ku nshuti ye magara uhora rwose umubwira yuko amukunda kandi cyane. Ibi byose arabitekereza maze agahita atangira gufata ya mafoto y'ubukwe bwe ndetse n'umugabo we agatangira kuyamenagura asakuza cyane, abafite umujinya wamurenze. Gusa nanone aba yanze kubakurikira aho baba bagiye kubera yuko ntabwo aba ashaka kwiteza abantu. Aragenda rero akajya mu cyumba nanone akicara bikanga, akazenguruka inzu yose ibintu byose bikanga, akabura icyo afata n'icyo areka. Umujinya uba ari wose, gutekereza biba byanze kuko ntabwo aba ari kubasha gutekereza neza ibintu amaze kubona muri aka kanya. Hashira umwanya mutoya rero maze agahita atekereza atari ku bundi kubera iki ngewe ngomba kuguma nyine nigunze, niba umugabo wanjye yanciye inyuma ndetse rwose akancana inyuma n'inshuti yanjye magara, nanjye ngomba kumwishyura. Burya ijisho rigomba guhorerwa irindi, nanjye ngomba kumuca inyuma kandi nkamucana inyuma n'inshuti ye magara. Mu by'ukuri Regina muri kano kanya ntabwo rwose yari ari mu mwanya mwiza wo gufata umwanzuro uwo ari wo wose, kuko burya si byiza gufata umwanzuro urakaye cyane cyangwa se wishimye cyane, kuko byanze bikunze ushobora gufata umwanzuro rwose uzicuza. Nawe rero nuko byamugendekeye, yafashe umwanzuro arakaye cyane maze rwose afata umwanzuro atatekerejeho neza ndetse atanatekereje niba koko uwo mwanzuro ushobora kuzamugirira ingaruka mu hazaza. Nta kubitindaho rero yahise ahaguruka maze arambara rwose, yambara agakanzu kari sexy, yisiga make-up, yitera agaparufe arihumuza, afata agasakoshi keza ndetse n'inkweto nziza arambara, ubundi afata imodoka ahita ajya kureba inshuti magara ya Alexis. Uyu musore rero aba yitwa Regis. Uyu musore kandi ni nawe nyine uba warabaye garçon d'honneur wa Alexis. Regina rero akigerayo arakomanga maze Regis agahita amufungurira. Regina rero ahita amuhobera maze akamubwira nyine ati ni karibu. Gusa nyine uyu musore aba yatunguye n'ukuntu ari kubona Regina yitwara, ntabwo aba ari uko abasanzwe bamwitwaraho. Naho rero Regis ahita abaza Regina ati none se umeze neza? Ni amahoro ko ndeba rwose ntazi ukuntu umeze. Muri ako kanya nyine Regina ahita atangira kurira, atumva ntabwo wabyumva agahinda mfite. Uzi umugabo wanjye nizera Alex, twabanye imyaka n'imyaka. Alex nari nzi ko ari byose kuri njye, nari nzi ko ari umugabo w'umunyakuri, umugabo utanca inyuma. Yifate ambeshye ngo agiye ngo mu nama y'akazi, naho rwose agiye kunca inyuma. Noneho tekereza nk'umuntu bagiye kuncana inyuma, inshuti yanjye magara niwe bajyanye kunca inyuma. Naho Regis ati ngo iki? Ati ibintu se uri kuvuga ubifitiye gihamya? Naho Regina tumva ubu rwose tuvugana umugabo wanjye ari kumwe na Dorothée, bari kujyana rwose muri hoteli. Ndakubwiza ukuri, ubu rwose agiye kunca inyuma. Bagiye kumara iminsi myinshi muri iyi hoteli ihenze cyane, barya ubuzima, bishimisha, azi neza yuko yambeshye yuko agiye muri misiyo y'akazi. Naho rero rwose Regis waba atarumva rwose ibintu biri kujya imbere, kubera yuko abazi uyu mugabo Alexis nk'umugabo witonda, nk'umugabo w'intangarugero. Regina we rero amarira aba yamurenze. Regis arahaguruka maze agatangira kumuhoza ati nyine ihangane kandi komera, none se uratekereza ko nyine twabikoraho iki? Naho Regina ati icyo gukora nyine ndakizi, ahubwo reka twe gukomeza nyine guta umwanya mu bintu bidafite umumaro, reka nyine twigire mu bifite umumaro. Regis ati ushatse kuvuga iki se? Regina ahita ahaguruka neza rwose ari kwigendesha nk'umumaneke maze agahita aza akicara iruhande rwa Regis agatangira kumukoraho ndetse agatangira no kumusoma. Regis ati kandi se ibi ni ibiki? Naho Regina ati nyine ndifuza ko rwose njye nawe twagirana ibihe byiza. Regis ati none se mbwiza ukuri, urashaka se kwishyura umugabo wawe cyangwa wari usanzwe nyine ujya untekerezaho ukuntu? Naho Regina ati byombi uko ari bibiri birimo. Naho rero Regis nyine nta gutinzamo, birazwi abagabo ni nk'ibyatsi byumye, ubyegereje umuriro birashya byanze bikunze. Nta gutinzamo rwose nawe yahise akomerezaho, batangira gusomana nyine birangira bakoze na gahunda. Barayisoza rero
maze nyine Regina rwose akitahira nkaho nta cyabaye, agataha aseka kandi rwose yanibagiwe yuko umugabo we yamuciye inyuma. Gusa nyine mu kugera mu rugo afata telefone maze agahamagara umugabo we. Uyu mugabo rero uba wibereye kumwe rwose na Dorothée, bibereye mu buriri ibyishimo ari byose. Alex rero yitaba Regina maze agahita amubwira ati sheri umeze uteze, irungu ryakwishe, ntabwo wabyumva ukuntu ngukumbuye, nanjye irungu ryanyishe rwose, hano nyine nta kintu gishimishije na kimwe gihari, kuba udahari byonyine birabishye cyane. Ubwo bari kuvuga ibyo Dorothée rwose ari kumwisomera, ari kujya amuha amabizu. Naho rero Regina nawe rwose ubuze iby'umugabo we arimo, aba ari kujya areba hirya maze akimyoza, ariko agakomeza kumujijisha ati sheri ihangane ni ukuri ndabyumva rwose irungu ryakwishe, iyo biba bishoboka rwose mba naje nanjye tukazana, ariko urabizi nanjye akazi kanjye sinakareka, gusa nyine wowe umenye ko ngukunda kandi ngutekereza, gusa sinjye nzabona uje kuko n'ubu ndagukumbuye cyane. Naho rero Alex ati mukunzi rwose nyine nta kundi bigomba kugenda, gusa nyine urabizi ko ari wowe umwe ku mubumbe gusa nkunda, ndagukunda cyane. Maze rero Regina aba yumva ibi bintu, yakwibuka ko ari kumubwira ibi hari umukobwa baryamanye, akumva neza neza noneho yamurira nk'inzara muri telefone. Gusa nyine arakomeza akikaruma ku buryo umugabo we atamenya ko hari icyabaye. Basezeranaho rero maze Alex akamubwira ati bizu bizu ndagukunda cyane kandi ukomeze witeho. Naho Regina ati nawe witeho mukunzi, gusa nyine umenye ko ngukumbuye. Naho rero Dorothée abaza nyine Alex ati none se ubundi sheri umugore wawe wamubwiye ko ugiye? Naho rero Alex ati nyine namubwiye yuko ngiye mu nama kandi ngiye kugenda nyine mpagarariye igihugu, ari inama y'akazi. Dorothée rero ahita amubwira ati icyo ngukundira uzi ubwenge ndakubwiza ukuri, uzi yuko neza uzi kumushushanya maze nawe rwose agashushanyika. Alex ati cyane nyine, ati none se wowe urumva nyine hari icyo yari kurenzaho? Nta na kimwe rwose, ahubwo nyine twikomereze twirire isi. Naho rero uriya we mwihorere rwose, nta kintu na kimwe ari gutekereza, ubazi ko nyine umugabo we ari wenyine irungu ryamwishe, ntazi yuko ndi kumwe na sheri wanjye, ndi kumwe nyine n'umukobwa mwiza cyane kandi uba uri kumpa ibyishimo. Umunsi wakurikiye rero nabwo nyine Regina ahamagara Alex akamubaza ati none se sheri umeze neza? Nta kibazo. Naho Alex ati meze neza cyane, kandi ubwo n'ubundi aba ari mu gitanda nyine yibereye kumwe na Dorothée. Naho rero Regina ahita amubaza ati none se inama bimeze bite? Alex ati bimeze neza cyane rwose nta kibazo. Regina ati umugabo wanjye ndamwizera cyane, ndabizi rwose ko iyo kontra ugomba kuzaza uyizanye, urabizi nyine uri umuhanga cyane. Naho rero Alex ati cyane rwose, uretse ko nyine nkwikumburiye. Naho Regina ati nanjye ndagukumbuye. Alex ati kereka rwose uje nka hano. Naho nyine Regina ati ariko se mukunzi, ndabizi neza nyine ko utakwishimira ko rwose mba ndi kukuderanja kandi ugomba kuba concentré kuri iyo nama. Naho Alex ati cyakoze byo rwose ubanza tutabona n'umwanya wo kuba turi kumwe, kubera ukuntu nyine umwanya wose mumara mu nama, n'ubu turi kuvugana uzi ko nsohotse kugira ngo nkwitabe. Naho rero Regina ahita aseka ati ni ukuri urakoze cyane, mba mbizeraga yuko umpa agaciro, gusa nyine abakobwa baho bose ubabwire ko nyine uri umugabo ufite umugore, ntihagire ukureba rwose kuko barabizi ko nabamerera nabi. Naho rero Alex aseka ati hoya sheri nta n'umwe wandeba, kubera ko nyine impeta mpora nyambaye, undebye wese akandeba ku rutoki ahita amenya ibyo ari byo maze agahita yigendera. Ntabwo rwose yanyegera, ababibona ko nyine mfite urukundo rw'ubuzima bwanjye. Ikindi kandi urabizi ko umutima wanjye ni uwawe gusa, nta wundi mwurwanira. Urukundo rwanjye kuri wowe nta wundi muntu n'umwe rwose mushobora kurugabana. Nyamara aba yifitiye uri aho ngaho rwose uba uri kumuha amabizu, wamuhaye amabizu mu gahanga, ku matama, ahantu hose. Regina nyine ati nta kibazo sheri, ndabizi rega, ndabizi nyine ko nkunda cyane kandi nanjye ndagukunda cyane, ikindi kandi ndakwizera, ndabizi ko nta kintu cyambangamira wakora. Naho Alex ati nta na kimwe rwose, habe no mu nzozi niyo nabirota nakanguka, urabizi ko ntarota rwose nkora ikintu cyakubabaza. Regina rero ahita amubwira ati
ati nari nguhamagaye kugira ngo nyine numve uko umeze, ubundi nyine nkwifurize ibihe byiza. Alex ati urakoze cyane ni ukuri kandi ndagukunda cyane. Regina rero ava kuri telefone maze agahita avuga ati ariko rwose umugabo wanjye ni ikiremwa gitangaje neza neza, arifata akambwira amagambo nk'aya ngaya azi neza yuko ari kunca inyuma, cyakoze ni ukuri ndumiwe pe. Ahita rero atangira gutekereza ukuntu nyine we n'umugabo we bajyaga bagirana ibihe byiza, ukuntu yari umwizerwa kuri we ndetse yari azi ko amukunda cyane ku buryo adashobora kumuca inyuma n'umunsi n'umwe. Yibuka umunsi umwe ukuntu yari ari mu gikoni ari guteka maze Alex akaza akamusangayo. Regina ati ariko se mukunzi, sinakubwiye ko utagomba kuza mu gikoni, ugomba kuntegerereza muri sale manje ngateka maze ngategura. Naho rero umugabo ahita amubwira ati rega sheri, ntabwo rwose nabasha kwihangana kuba ndi kure yawe, mba numva aho uri nanjye ariho ngomba kuba ndi, niyo mpamvu nyine nari nje kugusanga hano. Naho rero Regina ahita amubwira ati none se uri kumva bihumura bite? Naho Alex ati birahumura neza cyane, ndakeka rwose biza no kuba biryoshye. Regina ati none se nuza gusanga bitaryoshye? Naho Alex ati ndabizi neza ko biri bube biryoshye kubera ko ndabizi ko nta muntu n'umwe ukurenzeho mu gukora ibintu byose, urarenze wowe, nta kintu kimwe wakora ngo ntikibe cyiza. Regina rero ahita afata nyine kuri ayo mafunguro bari gutegura maze nyine agatamika Alex kugira ngo yumve uko bimeze. Amara kumutamika maze agahita amubwira ati sheri none se urumva bimeze bite? Alex ati biraryoshye cyane. Naho Regina ati ngaho rero genda uba usubiye muri salo, ndaje rwose ngutegurire, mba nshaka kugutegurira bitigeze biguhumurira. Alex rero ahita amubwira ati yego rwose reka ngende, ariko nukuri urabizi nyine iyo minota irashira rwose irungu ryanyishe neza neza. Naho Regina ahita amusoma maze akamuhobera ati ngaho ugenda. Ibi byose rero ni ibyo nyine Regina bari kwibuka by'ukuntu bagiranaga ibihe byiza, ukuntu nyine bari bafitanye urukundo rutangaje. Nyamara umugabo we rwose ubanza yari amagambo gusa, ahari urukundo ntarwo yari afite. Regina rero ahita yubika inda ku buriri maze n'ubundi agatangira kurira asakuza cyane. Nyamara yagiye guca inyuma umugabo we atekereza ko rwose namara kumuca inyuma akamwishyura byose biri buhite bishira, ariko yasanze ntacyo yakoze kuko agahinda kari kakandi, nta n'ikintu cyose kigeze bimufasha kuko nta n'icyo byari byamugabanyirije. Agahinda n'ubundi kendaga kumuturitsa umutima. Regina rero arongera akabyuka maze akongera agasubira kujya kureba Regis. Ahari noneho abatekereza ko kuri iyi nshuro noneho rwose ari butuze. Icyo ataba azi ni uko rwose aba ari kwibeshya cyane, agahinda aba afite nta kintu na kimwe kiba cyakamumara. Arongera rero akajya kwa Regis, agera akicara muri salo bari kureba filime maze Regina agatangira kurira. Regis ati none se kandi kuri kurira nari nzi ko rwose ibyo byashize. Naho Regina atumva nakoze ibishoboka byose, ntako ntari kugira rwose ngo ngerageze gutuza ndetse nibagirwe n'ibiri kuba, mbe rwose nareka no kurira, ariko sinzi impamvu ndi kumva agahinda mfite gafite imbaraga kundusha. Ibyo nakora byose n'ubundi rwose nisanga ndi kurira, sinzi impamvu numva umubabaro wenda kunturitsa umutima. Naho rero Regis ahita yongera akamuhobera maze akamuryamisha mu gituza cye ati tuza nyine, tuza ni ukuri kubera ko ibi bintu nta kintu wabihinduraho, gusa nyine ufite gukomera, komera kuko n'ubundi ndabizi ko nyine uri umugore w'intwari. Regina rero akomeza nyine kurira, naho rwose Regis agakomeza nyine kumuhendahenda. Bigeraho rero maze Regina akongera agatangira gusoma Regis, birumvikana n'ubundi gahunda irangira ari ya yindi. Arataha n'ubundi yagera mu rugo agasanga rwose nta kintu na kimwe yahindutseho, kuko n'ubundi aba akinjira mu rugo, akinjira mu cyumba cye n'umugabo we n'ubundi amarira akaba arashotse, akaba aratangiye arongera ararize, ajya ku buriri akongera akarira agasakuza, maze noneho akibaza n'ibyo aba amaze gukora icyo aba yabikoreye, kuko n'ubundi ntacyo biba byamufashije. Nyuma y'iminsi mike rero Regis ahamagara Regina kugira ngo yumve nyine uko yaba ameze. Regina rero aramubwira ati ndaho, gusa nyine nta cyahindutse.
naho Regis ahita amubwira ati ariko ndifuza kugira ikintu mubaza. Regina ati nta kibazo wambaza. Regis ati kubera iki ari njye wahisemo mu bantu bose muziranye? Naho Regina ati nyine impamvu ari wowe nahisemo nuko rwose kuva n'ubundi nakubona nkubona ubwa mbere nabonye uri umusore mwiza, uri umusore utuje, mbese ku buryo nkigukubita amaso bwa mbere nahise mvuga nti cyakoze harahirwa rwose umukobwa uzaba uwawe kubera ko azaba ari umunyamahirwe cyane, kubera ukuntu nabonaga witonda kandi nyine uri n'umusore mwiza mu bigaragara, ikindi kandi uri nyine jare y'abasore nkunda. Gusa nyine ni uko njye nawe tumenyana nari nararangije kumenyana na Alex ndetse tunakundana cyane, nubwo rwose ubu byose yabyangije noneho byose yarabishenye ibyo twari twarubatse, ariko icyo gihe byari bimeze neza hagati yanjye nawe ku buryo nyine nabonaga nindasimburwa. Naho ubundi ntakubeshye rwose iyo tuza guhura ntarahura na Alex n'ubundi nari kuba naragukunze. Regis rero atariko nanone hari ikindi kintu ntumva, kubera iki rwose waretse umugabo wawe agasenya ibintu byose kandi ubireba ko wari wababonye, kubera utari kubakurikira maze ukababuza gukora ibyo bari bagiye gukora? Naho Regina atumva nkubwire ntabwo nari kwirirwa mbabuza kuko sinzi igihe bamenyaniye, sinzi igihe batangiriye izo gahunda, n'ubundi nari kubabuza iyi nshuro ariko n'izindi nshuro zose bari kujya babikora. Ubwo rero rwose nari kuba ndi kwibabariza ubusa kuko sinzi igihe bahereye, sinzi ngo iyi nshuro yari iya kangahe. Mu by'ukuri buriya wabona ari wa munsi wa 40 nyine bavuga iyo wakugereyeho ibyabo byose bijya ku karubanda. Naho rero Dorothée ndetse na Alex kugira ngo bakomeze bajijishe neza cyane Regina bataba bazi yuko rwose ibintu byose abizi, bumvikana ko noneho Dorothée ari ugomba guhamagara Regina maze nyine akamuganiriza. Dorothée rero amuhamagara maze Regina akamubaza ati none se umeze uti? Naho Dorothée ati meze neza cyane. Regina ati none se nze kugusura, ndumva nanagukumbuye rwose hashize iminsi tutabonana. Naho rero Dorothée ati hoya ntabwo mpari, urumva nyine nagiye mu ntara, hari abantu bo muri famiye nagiye gusura, gusa nyine ntabwo nzatindayo, ariko ubu rwose simpari, ariko byumve nanjye ndagukumbuye cyane. None se sheri wawe ameze ati? Naho rero Regina amubwira ati hey uravuga Alex ameze neza cyane rwose, gusa nyine nawe ubu ntabwo ahari, ari hanze y'igihugu, hari inama yagiyemo, nyine yagiye nk'umuntu uhagarariye igihugu muri iyo nama, hari projet nyine ikomeye cyane bari kwigaho. Ubwo rero rwose niho nyine ari, ubu nanjye ndi njyenyine, irungu ni ryose nyine nawe urabyumva. Regina rero aba ari kubwira Dorothée amakuru yose rwose kuko aba azi neza yuko nawe ayazi, gusa nyine aba rwose ariko bimubwira nkaho nta kintu na kimwe azi, ku buryo Dorothée nawe nta kintu na kimwe akeka. Ahita rero abwira Regina atumva sha ihangane n'ukuri ndi kubyumva ko rwose irungu ari ryose kuba umugabo wawe adahari, nanjye nkaba ntanahari ngo nze nkwiganiririze, gusa nyine sinabimenye, iyo menya ko atazaba ahari rwose nari gusibya nyine iyo gahunda nkabanza nkakuganiriza nkagusigarana nyine tugasigarana ntiwicwe n'irungu nkazaba njyayo nyuma. Naho Regina ati sheri ndabizi rega nose ko mbizi ko nyine nta kibazo, gusa nyine nawe iyo gahunda wagiye murumva yari y'ingenzi, wagombaga kujya kureba abo bantu, kandi nta kibazo nyine ndi mukuru ndakomeza ndeba amafilime nyine nshaka ibintu binyoka ipfa, kubera ko n'amasaha menshi mba ari ku kazi, nintaha nanjye nshaka ibyo nkora nyine ubundi ntabwo n'ubundi azatinda, kandi nawe yenda nuzana mbere ubwo nyine nta kibazo uzaza undebe. Basezeranaho rero maze Dorothée agahita arebana na Alex bagahita bakubitana mu kiganza, batari ko rwose nta bantu babaho bazi ubwenge nkatwe, uzi ko atadukeka, nta kintu na kimwe rwose yakeka kuko ibintu byose tuba twabikoze mu bwenge. Icyo bataba bazi nuko bari kubavugisha azi buri kimwe, ndetse rwose anabizi neza yuko bari kumwe. Alex rero ahita amubwira ati rero ikintu cya mbere ngukundira ni ukuntu nyine uri umukobwa w'umunyabwenge, uzi ubwenge cyane, tekereza ko noneho ubwiza ufite bujyanye n'ubwenge ufite, ubundi ibyo bintu ntabwo bikunda gutura mu mubiri umwe, ubwenge n'ubwiza, ariko wowe byose urabyujuje neza neza. Dorothée ati ariko nawe rwose uba uri aho nyine uri kuntera imitoma, ati none se mbwira ya nzu se wanyemereye kuzangurira ubundi bigeze he?
naho Alex ati ariko nawe rwose urumva koko ibyo ari ibintu wakwirirwa unyibutsa, mbirimo neza cyane, abakomisiyoneri bari kuyinshakira, nimara kuyibona ubwo nyine nzahita nkubwira, ngomba kukugurira ibintu byose byiza wifuza, ibyiza byose ugomba kubibona kuko nyine uranshimisha. Mu masaha y'ijoro rero Alex nawe afata telefone maze agahamagara Regina ati mukunzi umeze neza, mba numva nyine nkeneye kumenya rwose ukuntu umeze, niba umeze neza kubera yuko mba numva irungu mfite hano, nkumva ko rwose nawe ari ryo ufite aho ngaho. Naho Regina ati sheri meze neza rwose, nubwo nyine urumva ndyamye njyenyine ndisangiza kurya sinkirya, nyine ibintu byose ntabwo bimeze neza cyane, ariko nanone nta kibazo, urabizi nyine ngomba kwihangana ngategereza igihe uzazira. Bakomeza rero kuganira, Alex abwira nyine Regina ukuntu amukunda, ukuntu ari umugore w'icyitegererezo, ukuntu rwose yahisemo neza, ndetse rwose ukuntu yatekereje ko ari we mugore we yishima cyane. Maze Regina nawe nyine agakomeza kumubwira ko nawe ari we mugabo we w'icyitegererezo, ndetse ko rwose ari byose kuri we. Wumvise aba bantu babiri bavugana, wari kugira ngo nibo bantu rwose bakundanye kuri iyi si, nyamara buri wese yari ari guca undi inyuma umunsi ku wundi. Umunsi rero wo kugaruka kwa Alex uragera, maze rwose Alex akaza agakomanga. Regina rero aba amwiteguye birumvikana, ajya kumufungurira maze agahita amuhobera, agatangira kumuha amabizu ati karibu iwawe mukunzi, nari ngukumbuye cyane rwose nawe urabyumva. Naho Alex ati nanjye nari ngukumbuye, ati ahubwo se wari umeze neza, iyi minsi yose ishize umeze neza? Regina ati cyane meze neza, ahita amwakira rero akavarize maze akanamufata ikiganza, bakajya nyine mu cyumba amutwaje akavarize. Uba ubona rwose nta kintu na kimwe cyabaye, kuko nyine Regina aba yishimiye cyane rwose Alex, nkaho nta kintu na kimwe yigeze amenya. Regina rero ahita nyine ajya kumutegurira amafunguro. Bari ku meza rero Regina aramubaza ati none se sheri mbwira nyine urugendo rwawe rwagenze rute, mbese byari bimeze bite hari ahantu wari uri? Naho rero Alex ati byari bimeze neza cyane rwose, ati nyine byagenze neza, ya proje nayo kandi twarayitsindiye. Naho Regina tumva felicitation ni ukuri, gusa nyine rega nari nkwizeye, nari mbizi ko rwose byanze bikunze iriya proje ugomba kuzayitsindira, iregura umuhanga ndabizi, kuguhitamo ngo ube umugabo wanjye ntabwo nibeshye, nari mbizi ko rwose ushoboye kandi byose. Naho Alex ati urakoze cyane ni ukuri, ubundi nyine ukuntu ntera imbaraga nibyo bintu binyubaka. Regina ahita amubaza ati none se amafunguro nyine urumva bimeze gute? Naho Alex ati biraryoshye cyane nk'ibisanzwe, ibyawe se ko byose bihora bimeze neza? Regina nyine ahita akubita agatima ku kuntu nyine amagambo aba amubwira n'ibyo abatekereza ari ibintu bibiri rwose bidafite ahantu bihuriye, ariko akamwihorera akagerageza kumuhisha neza ko rwose azi ukuri. Bari ku meza rero akamesaje karaza muri telefone ya Alex, maze akarebaho, ariko nyine ugahita ubona abaye nk'uwikanze, telefone agahita ayishyira ku ruhande. Naho rero Regina ahita amubaza ati sheri umeze neza, nta kibazo ufite? Naho Alex ati oya nta kibazo, ni message nyine kandi rwose ntabwo nasubiza message ndi ku meza, uyu mwanya ni uwawe ninjye nawe. Regina ahita amubwira ati urakoze cyane ni ukuri kumpa agaciro. Naho Alex ati rega agaciro uragahorana, ntubizi ko uri umuntu nyine ukomeye kuri njyewe? Bakivuga ibyo rero akamesaje nanone kuri telefone ya Regina, ubwo nyine ni Regis umwandikiye. Regina rero nawe ahita arebaho, telefone akayishyira ku ruhande. Alex ati umeze neza se? Naho Regina ati nyine ni message ariko ntabwo nayisubiza turi ku meza, urabizi ko nyine uri umuntu w'ingenzi, ntabwo rwose nakwaka umwanya wawe. Bose rero bahita barebana maze nyine bagaseka, kubera ko Alex ntabwo aba azi nyine ibiri kubera ku ruhande. Mu masaha y'ijoro rero baryamye, Regina arabyuka maze agafata telefone ya
Alex aragenda akayijyana rero muri dushe maze akareba ibintu byose, akareba ama message, akareba nyine byose, akareba ukuntu uyu umugabo we yoherereza amafaranga menshi cyane Dorote, ndetse rwose akasanga hari na transfer yo kuri banki y'amafaranga menshi cyane. Amenya ko rero ari yamuguriye inzu, amenya ko ndetse yamuguriye imodoka, amenya ko mbese ibintu byinshi cyane uyu mukobwa ari we rwose ubihabwa. Akimara rero kubona izi message zose ahita amera nk'usaze, ariko nanone agahita yongera akikaruma kuko nyine nibyo aba yariyemeje. Arakomeza rwose akajijisha Alex nkaho nta cyabaye. Umunsi rero wakurikiye n'ubundi nyine aba ari mu masaha ya saa sita, baba bari ku meza maze akumva nyine akamesaje karaje, arareba n'ubundi akongera telefone akayishyira ku ruhande. Bafata amafunguro rero maze bamara kuyafata Alex afata ya telefone ye maze nyine agahita ajya mu gikoni. Naho rero Regina uba nyine wabaye hafi kugira ngo arebe rwose biza gukurikira, aramukurikira buhoro maze akikinga ku gikuta, akumva nyine umugabo we Alex ari kuvugana nyine na Dorote ati sheri umeze neza, urashaka ko tuza guhura se sangahe? Naho Dorote ahita amubwira ati tuza guhura saa moya. Naho rero Alex ahita amubwira ati saa moya nta kibazo rwose, urabizi ko gahunda yawe rwose ntayica, gusa nyine ndagukunda cyane sheri, ntubizi se? Urabizi ko rwose uri umuntu w'ingenzi kuri njye, ndagukunda cyane. Ibi nyine Regina bari kubyumva maze agahita yongera akisubirira mu cyumba akigira nkaho rwose nta cyabaye. Alex rero araza nyine akahamusanga, ntagire rwose n'ikintu amubaza ate se wari uri hehe? Ntabwo Regina aba ashaka ko Alex hari ikintu yakeka yuko rwose hari icyo Regina azi. Muri iyi minsi rero rwose ntabwo Regina aba akiryama ngo asinzire, nubwo aba agerageza kwijijisha ariko mu mutima nta mahoro aba afite. Aba aryama maze agakomeza gutekereza kuri uyu mugabo bari mu buriri bumwe. Ni ukuri biba bibabaje gutekereza ko umuntu muri mu buriri bumwe hari undi muntu baba bajyana mu buriri. Ibyo bintu rwose biba bibabaje cyane. Regina rero ntabwo rwose aba nyine abasha kubyihanganira, nubwo nyine aba agaragaza ko nta kibazo, ariko muri we aba yarashize nta gusinzira, mbese ararakanuye ari gutekereza ibyo bintu ijoro ryose, maze yahindukira yareba uyu mugabo umujinya ukamwica hafi nko kumufata mu ijosi, ariko nanone akongera akikaruma. Hashira iminsi mike rero maze Dorote akaza gusura Regina, abakimubona rero bagahita bahoberana cyane. Regina rwose yigize nkaho nta cyabaye. Regina rero ahita abwira Dorote ati amakuru se, urashyize uraje, nari ngukumbuye ntabwo wabyumva. None se mu ntara aho wari waragiye byabaye neza, byabaye amahoro? Naho rero Dorote ati byabaye amahoro rwose, uretse ko nyine nari ngukumbuye. Baba bakiri kuvugana maze Alex akaba avuye mu cyumba. Regina nyine akimubona aramureba, agahita bareba bose nyine kuko aba azi amabanga yabo. Naho rero Dorote we nyine ahita amubwira ati mwaramutse neza. Naho rero Alex ati Dorote ko se wari umaze igihe utadusura, wari umeze neza? Ubwo nyine Regina we rwose aba ari kubareba izi filime baba bari gukina. Naho Dorote ati yego nari meze neza, nuko maze iminsi nyine ndi mu ntara. Naho rero Alex ahita amubwira ati ni karibu rero, gusa nyine reka mbareke mukomeze muganira kubera ko njyewe ngiye ku kazi. Naho rero rwose Dorote uba wigize nkaho atanamenyeranye n'uyu mugabo ati monsieur, ni ukuri rero mwirwe neza, umunsi mwiza. Ni ukuri aba yigize nyine nkaho rwose ari umuntu badasanzwe banavugana. Dorote rero ndetse na Regina bahita bicara nyine bagatangira kuganira nk'inshuti nyine nk'uko byari bisanzwe. Bagira aho rero bagahaguruka maze bakajya mu gikoni bakaba baganira, Dorote yicaye naho Regina ari koza ibyombo. Regina rero abaza Dorote ati none se amakuru ya Frank? Uyu rero Frank aba yari sheri nyine wa Dorote mbere. Naho Dorote ati Frank ati winamuvuga naramwibagiwe, njye nawe twaratandukanye, twararangizanyije.
Regina ati kubera iki se mwarangizanyije? Naho Dorote ati uriya musore yari umunyamujinya ku buryo rwose nabonaga yananyica neza neza, nibyo se wanyifurizaga? Naho rero Regina ati hoya, ntabwo aribyo nakwifurizaga, ariko buri muntu wese akwiriye amahirwe ya kabiri, wagombaga nyine kumuganiriza ubundi ukamubabarira. Naho rero Dorote ati hoya, njye se naba ndi umusazi ku buryo nagumana n'umusore umeze gutyo? Ariko nta kibazo, ibyo winabyitaho rwose, winabitindaho, kuko njyewe ubu mfite umukunzi mushya, noneho unkunda cyane, unyitaho, umenyera buri kimwe, mbese ubyumve ndaryohewe, urukundo ruraryoshye kandi rurashyushye. Akivuga ibi bintu rero, noneho Regina ahita yumva umutima usimbutse ahari ukagwa mu nda, yumva nyine atazi ukuntu abaye, kuko aba ategereje kumenya uyu mukunzi mushya agiye kumubwira uwo ari we. Dorote rero ahita abwira Regina ati gusa nyine umunsi umwe nzabahuza, ariko ndabizi ko nimuhura nawe rwose uzahita umbwira ko nzi guhitamo. Naho Regina ati ndakwizera nyine. Regina rero ahita abwira Dorote ati mbwira nyine amakuru yose yerekeye kuri uwo mukunzi mushya, ni Bogari se? Mbwira nyine. Naho Dorote rero aramubwira atumva ni Bogari, ni umukire afite amafaranga menshi, ikindi rero azi kunyitaho nyine, ariko noneho ni umugabo nyine afite umugore. Naho rero naho Regina ahita yikanga ati afite umugore? None se ubwo warabyemeye? None se reka nkubaze, uzaba umugore we wa kabiri? Naho Dorote ati ibyo rero ntabwo rwose mbizi, kuko ntabwo turabivuganaho, ariko nyine ngewe numva nifuza kuba umugore we nyine, numva nifuza ko twabana. Naho Regina ati none se kubera icyo utabimubazaho? Rero ntugakomeze kwizera ibintu utazi, kubera ko urumva ko nyine ntabwo uzi ku ruhande rw'uko abitekereza. Muzicare muganire, hanyuma nyine umubaze aho urukundo rwanyu rwerekeza, umubaze nyine umwanya ufite mu buzima bwe, unamubaze nyine niba yiteguye kuzakugira umugore wa kabiri, cyangwa yiteguye kuzatandukana n'umugore we mukabana. Nyine ibyo byose uzabimubaze. Dorote rero ahita atekereza neza, atari kuzi ko ibyo bintu uvuze ari byo, ati burya rwose ni ukuri uzi ubwenge cyane. Naho Regina ati yego ndabizi ko ubwenge mbuzi, niko bimeze, nta mpamvu zo gukomeza kwicara ngo utangire ukomeze kwimajina gusa, utazi mu by'ukuri uwo muri mu rukundo atekereza iki. Mugomba kubiganiraho. Nyamara Regina wagiraga iyi nama Dorote yari abizi neza yuko uwo bari kuvuga ari umugabo we Alex, ariko nyine yagira ngo agaragaze ko rwose nta kintu na kimwe abiziho. Dorote rero bahita amubwira atumva ahubwo nyine ngomba kumushaka tukavugana vuba hashoboka, maze rwose nzakubwira icyavuyemo. Gusa nyine urakoze kungira inama, kuko inama ungiriye rwose ndumva ari inama nziza cyane. Ngomba kumenya uruhande mpagazemo, nkamenya nuko rwose njye nawe tumeranye. Bakiri kuvugana rero, Alex ahita amwandikira message ati none se uracyari mu rugo? Naho rero Dorote areba nyine message, agahita ayobora amaso akareba Regina. Regina ati none se niwe se ukwandikiye? Naho Dorote ati cyane. Regina ahita amubwira ati rega umva, uri umukobwa mwiza ku buryo umusore uwo ari we wese mwahura rwose yakwifuza kugutereta. Naho Dorote ati ni ukuri gikomeza wongere ubimbwire, kuko iyo ndi kubyumva mba numva rwose bisoundinga neza mu matwi yanjye. Telefone rero ahita ayishyira ku ruhande nyine, ariko aba amaze kumusubiza ati yego ndacyahari. Naho rero Regina birumvikana nyine aba yashize, aba ari kureba uyu mukobwa w'indyarya umuri imbere, ari kumutwarira umugabo kandi yigira nkaho rwose ari inshuti ye, akaba ari no gutinyuka kubimubwira. Gusa nyine Regina akomeza rwose kwihagararaho, akigira nkaho ntacyo akeka. Umunsi wakurikiye rero Regis aza kureba Alex, bajya rero kuba bakina akabiyare nyine kaba kari hano kwa Alex. Baba rero bari gukina, maze Regis agahita abaza Alex ati none se watuzaniye iki hariya wari waragiye? Naho rero Alex ati nta na kimwe, uretse ko nyine uyu munsi ngiye kugutsinda rwose muri biyare. Naho rero Regis aramubwira ati ariko hari ikintu n'ukuri nifuza kukubaza. Naho Alex ati mbwira nta kibazo. Ati urumva ndashaka kukubaza nyine kuri Dorote. Alex ati Dorote wuhese?
naho nyine Regis ati mushuti w'umugore wawe. Alex ati none se urashaka kumumbazaho iki? Naho rero Regis ati nyine ndamukunda kandi cyane, uriya mukobwa ndamukunda, rero nyine mba nifuza kumenya amakuru ye kugira ngo nyine numva aho nzahera mutereta, kuko rwose mba numva nyine andi mu mutima. Naho Alex ahita nyine yijima maze agahita amubwira atumva inama rero ya mbere nakugira, Dorote rwose mugendere kure, kubera ko uriya mukobwa afite umukunzi kandi bakundana bya nyabyo, ndetse rwose bitegura no gushinga urugo, ubwo rero rwose waba uri guta igihe. Naho rero Regis ahita amubwira ati nyamara rwose niba batarashinga urugo bakaba bataramupropoza, nanjye nagerageza amahirwe yanjye, ntawamenyerega wabona rwose binemeye. Alex acyumva ibi rero ahita yumva abaye nk'utaye umutwe maze agahita arakara, ahita amubwira ati kandi njye nanga kutumva, nakubwiye yuko afite umukunzi kandi bitegura no kubana, sinzi rero icyo ushaka, ahubwo nanatahe kubera ko mfite rwose ibintu byinshi byo gukora. Ahita amutaha akaba aragiye n'umujinya mwinshi. Nyamara Regis we rwose yagira ngo arebe navuga yuko akunda uyu mukobwa uko rwose Alex ari bwitware. Uko rero Alex yitwara bihita byemeza neza cyane rwose Regis ko Alex akundana na Dorote. Regis we rero ahita asigara ari kwitonganya, atari uyu mugabo nta bwenge agira neza, ariko nanjye ndashaka yuko rwose ibibazo afitanye n'umugore we ngewe ngomba kubyungukiramo maze nkabibyaza umusaruro. Arataha rero maze nyine mu masaha y'ijoro afata amavidewo aba yarafashe aryamanye na Regina maze akayoherereza Regina. Regina rero yumva message kuri telefone, dore ko rwose ataba agisinzira, maze agafata telefone ye yareba message akumirwa, asanga ari videwo ze aryamanye na Regis. Umutima rero umuvamo maze agahita abyuka yihuta, aragenda akajya muri dushe maze agahamagara Regis ati Regis mbwiza ukuri, ibi mbonye ni biki? Aya mavidewo se wayafashe ryari? Ahubwo se kuki uyanyoherereje? Naho Regis atumva rero ejo mu gitondo ukeneye kuza iwanjye rwose ku isaha ya mbere maze tukavugana, ariko nutinda ubwo nyine ayo mafoto nzayohereza umugabo wawe, nutaza ngo wumve icyo ugomba gukora. Regina rero umutima rwose umuvamo kubera yuko ababona ibi bintu biteye ubwoba. Buracya rero maze akajya kwa Regis abagihingukayo ati mbwiza ukuri, kubera iki rwose wafashe izi videwo, mbwiza ukuri. Naho Regis atiriwe anamureba ahita amubwira ati $8,000,000 nicyo kiguzi cy'izo videwo kugira ngo nyine ntazoherereza umugabo wawe. Naho rero Regina ati oya, ibyo bintu ntabwo wabinkora ni ukuri, none se ushatse kuvuga ko noneho uri kuntera ubwoba, uri gushaka se kunkuramo amafaranga? Naho rero Regis ati wabyumvise neza, ndashaka $8,000,000 ntazibona ngahita rwose ayo mafoto nyoherereza umugabo wawe. Naho rero Regina ahita amubwira ati hoya, nta mpamvu rwose yo kuyamwoherereza, nzayaguha, ariko ni ukuri ntabwo nari nzi ko rwose ari uguteye, sinari nzi yuko uri mubi bigeze aha, nari nzi ko uri umwana mwiza, ntabwo rwose nari nzi yuko ufite gahunda yo kuzankuramo amafaranga. Regis ati ibyo nshaka wabyumvise, icyo ugomba gukora ni ukubikora gusa, naho andi magambo yose wikurwa uyarenzaho. Aya mafaranga rero Regina arayashaka maze akayoherereza Regis. Regis akibona iyi message ahita amubwira ati ntureba se, ati ndishimye gusa, mbega kubona amafaranga menshi kandi utavunikiye. Regis rero biramushimisha cyane, naho nyine Regina we rwose ababona ko ibintu yakoze biri kugenda birushaho kuba bibi. Mu masaha y'ijoro rero baryamye Regina ndetse na Alex, biba rwose ari mu masaha akuze, dore ko nyine Regina we rwose ntabwo aba agisinzira. Naho rero Regis ahamagara Alex. Alex yitaba telefone ati none se kubera icyo umpamagaye aya masaha, hari ikibazo ugize? Naho Regis ati hari amafoto n'amavidewo nagira ngo nkoherereze. Naho rero Alex ati ukampamagara aya masaha mu ijoro umbwira ko ugiye kunyoherereza amavidewo n'amafoto? Ubwo ariko ibyo nyine Regina bari kubyumva kuko rwose ntabwo aba asinzira. Alex rero ahita amubwira ati byohereze nyine.
byohereze rwose nta kibazo, ohereza ibyo ushaka byose ariko mbabarire nisinzirire. Ahita akupa telefone akayishyira ku ruhande. Regina rero we aba yumvise nyine icyo rwose Regis aba ashatse kuvuga. Regina ahita abyuka maze akagenda akicara mu modoka, aba ari mu masaha y'ijoro nyine, maze agahamagara Regis ati mbabarira umbwize ukuri, ubundi wasaze wataye umutwe cyangwa nta bwenge ufite? Ibintu urimo ni ibiki? Ntiwansabye miliyoni 8 none se naziguhaye se kubera icyo guhamagara umugabo wanjye ukamubwira ko ugiye kumwohereza amafoto? Ariko ubundi kubera iki wifuza ko rwose ayo mafoto n'amavideo byasirikira? Ubifitemo izihe nyungu? Ibyo bintu rwose bihagarike kubera ko uri kurengera, uri gukabya. Naho rero Regis ahita amubwira ati ubwo nyine niba ushaka ko mbihagarika simbyoherereza umugabo wawe, ugiye kunyoherereza izindi miliyoni 8? Regina ati nawe rwose urabyumva ko ibyo bintu bidashoboka? Urumva se ayo mafaranga yose nayakurahe? Nawe rwose wikabya, niba naguhaye amafaranga ibi bintu bireke. Regis rero ahita yikupira telefone maze Regina agasigara yivugana wenyine. Regina rero byanze bikunze aba agomba gushaka aya mafaranga kugira ngo n'ubundi arebe ko yakomeza gucecekesha Regis. Arayashaka rero maze akamuhamagara akayamuha. Aramubwira ati nukuri nizere ko noneho birangiye, rwose nizere ko amafoto n'amavideo ugiye kubisiba. Regis nta kintu na kimwe amusubiza, yifatira amafaranga maze akigendera. Regina rero atangira guta umutwe mu buryo bugaragara, maze baba bari ku meza we na Alex. Regina akananirwa gufata amafunguro, akajya akomeza afata foke ayihondagura mu byo kurya, nyamara rwose ntabwo aba azi ko ari kubikora kubera yuko aba ari gutekereza ukuntu rwose Regis agiye kumukozayo. Alex rero aramubaza ati sheri umeze neza? Naho Regina ati yego meze neza. Regis ati none ko utari gufata amafunguro yawe yakubihiye se? Mbwira rwose njye kugutegurira ayandi nta kibazo niba ibi byo kurya utabyishimiye. Naho rero Regina ahita amwenyura ati hoya nta kibazo meze neza kandi rwose biraryoshye. Ahita agerageza rero gutangira gufata amafunguro, ariko ntabwo biba birenga umuhogo kubera ukuntu aba nyine yifitiye agahinda ndetse rwose afite n'ubwoba bw'ibizakurikira kubera ukuntu aba abona Regis ari kugenda rwose arushaho kumugora. Naho rero ku rundi ruhande Dorothée we rwose ahamagara Alex maze bagahurira ahantu nyine bari kuganira. Dorothée atangira kubaza bya bibazo byose Regina aba yaramugiriye inama zo kuzabaza umukunzi we, ati none se urukundo rwacu rurerekeza hehe? None se njye nawe ubona nyine hazaza hacu ari ahahe? Naho rero Alex ahita abwira Dorothée ati rero ndagukunda nyine urabizi, ariko nta kindi kirenze kuri ibyo ngibyo, kubera yuko ntabwo rwose nshobora gutandukana n'umugore wanjye, ntabwo dushobora gukora rwose divorce kubera ko umugore wanjye nyine ntacyo antwaye nubwo mpa ibyishimo, ariko nanjye urabizi nguha buri kimwe. Nakuguriye inzu, nakuguriye imodoka, nguha amafaranga yo gukora ibintu byose, nguha amafaranga yo gushopinga, ndagusohokana nkakujyana ahantu hose hahenze, urabizi nyine nta kintu na kimwe ntaguha. Ariko nanone ntabwo rwose nshobora gutandukana n'umugore wanjye, ibyo byo ntabwo byashoboka. Njye nawe nyine nifuza ko tuzaguma tubana gutya, buri kimwe cyose ushatse nzajya nkiguha, maze rwose nawe nyine umpe ibyishimo, urabizi ko ngukunda. Naho rero Dorothée akimara kumva ibi ntabwo rwose bimushimisha, kuko we icyo aba agamije ni ukujyana mu rugo ndetse na Alex bakabana nyine nk'umugore n'umugabo bagasezerana. Mu by'ukuri we aba yifuza ko ahari yakabaye atandukana na Regina maze akibanira na Dorothée, nyamara ntabwo ibi bintu rwose biba bishoboka kubera ko Alex nubwo rwose aba aca inyuma Regina, ariko nyine abamukunda ntabwo rwose aba yamurekura gutyo gusa. Ibibazo rero biba ari ibibazo rwose mu rugo rwa Regina ndetse na Alex, buri wese ku ruhande rwe. Kuri rero Regina rwose na Regis ntabwo birangirira aho ngaho, kuko Regis akomeza guhamagara Regina amusaba amafaranga. Regina rero aragenda agashirirwa neza neza, amafaranga akamushiraho maze rwose agatangira guta umutwe. Regis rero we rwose utabuhwema kumuhamagara, umunsi umwe nyine none haramuhamagara akamubwira ko noneho akeneye miliyoni 5. Regina rero agurisha ibintu byose yari afite maze akajya kumureba, bahurira nyine mu modoka
maze nyine Regina bari kurira noneho kubera ko ibi bintu biba bimaze kumurenga. Abwira Regis ati ni ukuri wakabaye unangirira impuhwe kubera yuko ibintu byose byanshizeho, konti yanjye isigayeho zeru, ibintu byanjye by'agaciro nakundaga, amaherena, amashenete, ibintu byose byanjye byari iby'agaciro, byose narabigurishije kugira ngo mbone amafaranga yo kuguha. Ni ukuri nta kintu na kimwe nsigaranye, ndakwinginze rwose mbabarira maze ibi bintu bihagararire hano. Regis rero ahita amubwira ati mpereza amafaranga yanjye nigendere, nta mwanya rwose wo gukomeza guta mfite. Regina rero arayamuhereza maze Regis yajya gusohoka, Regina akamufata akaboko ati ndakwinginze rwose mbabarira ungirire impuhwe kubera ko nta kindi kintu na kimwe nsigaranye cyazavamo amafaranga yo kuguha, mbabarira rwose ibi bintu bihagararira aha. Naho Regis ahita afata akaboko ka Regina agahita akajugunya hirya maze agasohoka mu modoka agahita yigendera. Regina rero aguma aha ari kurira, amarira yamurenze yibaza ukuntu azasohoka muri iki kibazo byamuyobeye. Rwose hari igihe akantu gatangira ari gato cyane ndetse ukagatangira ubona rwose nta kintu gatwaye, ariko mu by'ukuri kakagenda kabyara ibindi bintu maze bikageraho bikakunanira kubikontorora neza neza. Nuko byari byaragendekeye Regina watangiye yumva yifuza rwose kwihorera ku mugabo we maze nawe akamuca inyuma, nyamara Regina rwose ibintu byari bimaze kumubana ibibazo bikomeye kandi noneho atakibashije no kubikemura. Muri aka kanya yari ari kwicuza impamvu yabikoze kuko yari ari kubihomberamo kurusha rwose uko yari kubyungukiramo. Ikindi kandi nta n'icyo byari byaramufashije kuko n'ubundi yakomeje kubabazwa n'uko umugabo we yamuciye inyuma, ntiyigeze abyibagirwa. Ni ukuvuga ko rero ibyo yakoze byose nta mumaro rwose byamugiriye, ahubwo byari igihombo kuri we. Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba Regina ndetse na Alex baba bicaye ku meza nyine bari gufata amafunguro. Mu by'ukuri nta n'umwe rwose uba ukivugisha undi, baba bafata amafunguro ubibona ko rwose harimo ikibazo gikomeye kubera ko Regina aba yarabaye undi wundi. Naho Alex we rwose ibintu biba biri kumuyobera biri kubera muri uru rugo, aba areba uyu mugore we akayoberwa ikintu yabaye, nyamara akamusaba rwose ko yamubwiza ukuri akamubwira ikibazo gihari. Naho rero Regina akamwihorera. Muri iri joro rero Regina rwose akomeza gutekereza ku biri kumubaho maze agasanga rwose akwiye gufata umwanzuro wo kubihagarika kubera yuko nta yandi mafaranga na make aba afite yo kuzongera guha Regis. Ahaguruka rero hano ku meza nyine baba bicaye we na Alex maze agahita agenda agahagarara rwose muri salo. Alex rero amureba nawe agahita ahaguruka akamukurikira ati mukunzi ndakwinginze rwose mbwiza ukuri ikibazo ufite, mbwira urabizi ndi umugabo wawe, mbwira rero niba hari icyo nagufasha nyigufashe. Naho rero Regina ahita amubwira atumva bahamagare. Naho rero Alex ati mpamagare bandese. Regina ati bahamagare, ndakubwiye ngo bahamagare. Alex ati mbwira nyine ndahamagara nde nandese. Naho Regina ati hamagara Regis ndetse unahamagare nyine umukunzi wawe w'ibanga ari we Dorote. Akivuga ibi bintu Alex ahita amera nk'umuntu ukubiswe n'inkuba, ahita yikanga akabura aho areba agatitira, ibirenge bikanga gufata hasi kuko rwose ntabwo aba yarazi ko ibi bintu umugore we abizi. Regina rero ahita akomeza amubwira atumva nkubwire burya rwose hari ibintu umugore atagomba kubasha kwihanganira, njye naragerageje kubyihanganira ariko aho bigeze rwose ndananiwe, singishoboye kwihangana, bahamagare bose ndabashaka hano. Alex rero ahita atangira kureba hasi rwose kubera ko ntabwo aba agishoboye kureba mu maso ya Regina. Naho Regina ahita amubwira atumva byose rwose nari mbizi, narabimenye kandi nabimenye kera. Namenye yuko rwose wajyaga ujya guhahira Dorote mu mashopu ahenze cyane, namenye kandi ko wamuhaga amafaranga ndetse menshi, namenye ko wamuguriye inzu, namenye ko wamuguriye imodoka, namenye nyine ko wajya kumujyana mu biruhuko bihenze cyane ukambeshya kuri mu mamisiyo y'akazi. Ibyo byose nari mbizi. Hanyuma rero bahamagare, hari icyo nshaka kubabwira,
bahamagare bose. Alex we rwose aba muri kano kanya atakiri mu mubiri we, kuko rwose aba yumva isi yamugwiriye neza neza, ibintu byose biba byamucanze. Alex rero abura aho ahera, maze rwose ngo asabe imbabazi Regina, kuko abatekereje ko ibintu yakoze noneho umugore we akaba byose yari abizi, ari nko kumwica ahagaze. Alex rero abwira Regina ati rwose ntabwo mfite amagambo yo kubivugamo, ntabwo nzi icyo rwose nakubwira, ariko ndakwinginze umbabarire kuko umubabaro ufite ndawumva kandi cyane. Regina ati ibyo byihorere, ntabwo rwose ari wo mwanya wo kubivuga, ahubwo wowe bampamagarire nyine nk'uko nabigusabye. Nta yandi mahitamo rero Alex aba afite, ahamagara nyine Dorothée ndetse akanahamagara nyine Regis. Bose rero baraza nyine baba bateguye amafunguro, bicara rero ku meza, maze mbere yo gufata amafunguro Regina agahita afata ijambo arababwira ati rero mbere yuko dutangira gufungura ndifuza ko nyine mwese mwantega amatwi, kubera ko hari ikintu nshaka kubabwira kandi gikomeye. Agitangira rero kuvuga gutyo Regis we rwose Regis rero umutima uhita umuvamo, ahari rwose banza batekereje nk'ikintu Regina yaba agiye kuvuga. Ahita rero avuga ati nimumbabarire, njye ndumva rwose nshaka kujya kuri toilette. Naho Regina ahita amureba nabi atumva icara, ntaho uri bujye, uragenda ari uko dusoje, mwese nta muntu n'umwe wemerewe gusohoka hano, turabanza nyine tuvugane ibyo tugomba kuvugana, ahubwo nyine nimuntege amatwi kuko nkeneye kubavugisha. Regis rero aricara, ariko aba yabuze ibyicaro nyine, ubwoba buba bwamwishe, kubera ko ibi bintu nubwo rwose yabikangishaga Regina, ariko nta na rimwe aba yarigeze yifuza yuko Alex yabimenya, kuko nyine aba ari inshuti ye magara, kandi rwose aba azi ko ashobora kumugirira nabi aramutse amenye ko yaryamanye n'umugore we. Ku rundi ruhande ariko nanone Dorothée nawe umutima uba wamuvuyemo, aba yibaza nyine ibyabaye bikamuyobera, aba akanuye ukuntu ari guhumbaguza, ubona nyine adatekanye, adatuje rwose habe na gatoya. Abantu bose baraha ubwoba buba ari bwose, uretse nyine Alex uba wamenye, uba uzi neza cyane ibyo rwose umugore we agiye kuvuga, uretse ko nawe nyine ntaba atuje, nawe ntaba atekanye, nyine birumvikana aba afite ubwoba, cyane cyane ko nubwo aba yagerageje kuvugana n'umugore we, ariko umugore we rwose ataba yamuhaye umwanya kugira ngo abe yamusaba imbabazi. Ahita rero atangira kubabwira ati twese uko turi hano turi abanyabyaha, haba imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu, twese twaracumuye. Bose rero bakomeza kumureba. Ahita rero ababwira ati hashize igihe rwose kitari gitoya menye yuko umugabo wanjye nakunze n'umutima wanjye wose anca inyuma. Noneho igitangaje namenye ko ancana inyuma n'umukobwa w'umwizerwa kuri njyewe, umukobwa nemeye ko angenda iruhande ku munsi w'ubukwe bwanjye, umukobwa uzi buri cyose cyanjye, umukobwa mbitse amabanga. Ahita ahindukira n'ubundi nyine akareba Dorothée. Akimureba rero, akimara kuvuga ko nyine abizi, Dorothée yahise ahaguruka ku ntebe, maze ahita yicara hasi kubera ubwoba, aba ari gutitira, ubwoba rwose buba ari bwose. Arongera agahindukira maze akareba umugabo we ati imyaka yose twamaranye dukundana, nako twamaranye ngukunda, kuko wowe ntabwo rwose nzi niba warigeze unankunda. Tekereza amagambo meza wajyaga umbwira, ukuntu rwose wajyaga unyereka ko uri umugabo w'indashyikirwa, wajyaga unyereka ko ari njye muntu urenze mu buzima bwawe, nyamara wabimbwiraga mu kanya gatoya ukaba ugiye no kubwira Dorothée ko umukunda kurusha ibintu byose, ndetse ukaba ari nawe ukorera ibikorwa byinshi kurusha rwose ibyo wankoreraga. Arongera rero agahindukira maze akareba Dorothée ati wowe warifashe unca inyuma maze ujya kuryamana n'umugabo wanjye, noneho wumva ntibihagije urenzaho no kuzajya rwose uza kumbwira yuko umukunda kandi cyane,
ndetse wifuza ko urugo rwanjye rwasenyuka burundu maze mukabana. Burya uko wabimbwiraga nubwo utambwiraga izina, njye nari nzi uwo uri kuvuga uwo ari we. Dorothée rero acyumva ibi ngibi ahita azamura ibiganza maze akifata mu mutwe, kuko nyine abatekereza nk'ukuntu kose yageragezaga kuryarya Regina, nyamara Regina akaba yari afite amakuru yose. Kano kanya Dorothée rwose aba ari kwifata nk'umukobwa utagira ubwenge, kuko niwe uba warabaye nyine igicucu imbere ya Regina. Arongera rero akareba umugabo we maze agahita amubwira ati ko wari unsezeraniye yuko uzankunda ubuziraherezo, ndetse ko njye nawe tuzabana akaramata maze tugatandukanwa n'urupfu, ndetse wambwiye ko njye nawe tuzabaho twishimye tutitaye ku bandi, kubera ko ari njye byishimo byawe nawe ukaba ibyishimo byanjye. Ese wambwira iryo sezerano wampaye ryaragiye hehe? Ntakubeshye waranyishe, wanteye icyuma mu mutima, ntakubeshye warambabaje ku buryo rwose sinzi uko nabikubwira, kuko umuntu nizeragaho umunezero ahubwo niwe wahindukiye maze ampa agahinda. Tekereza nawe uko nabaga ameze iyo nabaga ntekereza ko wowe n'inshuti yanjye magara muryamanye muri hoteli. Bitekerezeho, ibyo wankoreye byose byatumye nanjye mba umuntu mubi, maze bituma rwose ngwa mu cyaha. Muri ako kanya nyine aba ari kubwira umugabo we, Dorothée ahita avuga n'ijwi riri hejuru cyane ati none se mbabarira umbwire Regina, ese urumva hari nk'umunsi umwe rwose uzagera maze ukambabarira ibintu byose nagukoreye? Regina ati hoya, ntabwo nzigera nkubabarira, nzarinda apfa rwose ntakubabariye. Regina rero arahaguruka maze akagenda agapfukama iruhande rwa Alex, ahita amubwira ati ni ukuri ndakwinginze umugabo wanjye umbabarire, kubera yuko nanjye nakoze ikosa kandi rikomeye. Ubwo namaraga kumenya ko unca inyuma n'inshuti yanjye magara, natekereje ko igisubizo cyiza ari ukuguca inyuma n'inshuti yawe magara. Rwose nahise mbishyira mu bikorwa, kuko nanjye naguciye inyuma, ndetse rwose na Regis. Alex acyumva ibyo bintu ahita ashikukira hejuru, maze rwose ukabona umujinya uramwishe, mu maso hakaba harijimye, agatangira guhumekera hejuru, ukabona neza umutima urenda kumuhagararana. Naho rero Regina aramubwira ati tuza, kubera ko ndacyafite ibyo kukubwira. Regina rero akomeza amubwira ati rero rwose umbabarire cyane kuba rwose nanjye naraguciye inyuma, kubera ko sinari nzi ko ibyo bintu nshobora kubikora, ariko umujinya n'agahinda nari mfite byankoresheje ibyo ntatekerezaga gukora, nubwo rwose nta n'icyo byamfashije. Nyuma rero yo kuguca inyuma na Regis yatangiye kujya antera ubwoba ngo arakwereka amafoto n'amavideo, maze akajya ansaba amafaranga. Yansabye amafaranga menshi, inshuro nyinshi cyane, muha amafaranga yose nari mfite, ngurisha ibintu byose nari mfite, ku buryo nasigariye aho rwose nta kintu na kimwe mfite. Gusa njyewe nicujije icyatumye mbikora, kuko n'ubundi ntibyatumye ndekeraho kugukunda, nicyo cyambabaje. N'ubundi ibyo wankoze byose, ariko iyo nagutekerezaga numvaga rwose ntashaka kugutakaza, nicyo kintu cyambabaje mu buzima. Umbabarire rero rwose ku bw'ayo makosa nakoze. Naho rero Alex umujinya uhita umwica maze agahaguruka agahita atangira kunigagura Regis ati ukifata ugakora ku mugore wanjye, inshuti yanjye magara, ukamukozaho izo ntoki zawe, warangiza ukanamutera ubwoba, ukamumarira amafaranga. Atangira rero kumuhondagura, maze Regis agahita amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira utanyicira hano, maze nyine mpereza ahubwo konte yawe ngusubize amafaranga yose rwose namwatse. Alex rero nta gutinzamo ahita amubwira ati yashyireho yose, nta na rimwe ribuzemo, kuko ninsanga ari n'ifaranga na rimwe ribuzemo ndakwica neza. Naho rero Regina we aba ahagaze ku ruhande ari kureba ibiba rwose, wagira ngo ntacyo bimubwiye n'ubundi. Dorothée we agira amahirwe maze akabona nyine bitangiye kuba akavuyo, arahaguruka ashaka kugenda. Regina rero ahita amuhindukiza neza maze akamukubita urushyi rwiza ruva inda imwe n'inkuba. Arongera akamuhindukiza mu wundi musaya, akongera akamukubita urundi rushyi, ku buryo Dorothée aba ari kubona rwose ibishashi biri kuguruka bimeze nk'umuriro.
Regina rero ahita amubwira ati ibyo rwose ni ukukubwira ko utagomba guca inshuti yawe inyuma, uretse n'inshuti yawe ntuzongere kureba umugabo wubatse uwo ari we wese. Dorote rero ahita afata isakoshi ye maze agasohoka yiruka, siwe rwose ubona asohoka muri iyi nzu kuko umutima uba wenda kumuvamo. Naho rero Regis nawe amara nyine kohereza aya mafaranga maze nawe agahita asohoka yiruka cyane, siwe rwose ubona ava mu biganza bya Alex kuko aba abona atanarebye neza rwose yamwicira muri iyi nzu, aba afite umujinya uwo bita umuranduranzuzi neza neza. Bose rero bamara kugenda maze hano hagasigara Alex ndetse na Regina. Alex rero ahita apfukama hasi maze akabwira Regina ati mugore wanjye ndakwinginze rwose umbabarire, ndabizi ko ibyabaye byose ni njyewe wabiteye, ni njye watumye ukora amakosa wakoze, ndakwinginze umbabarire. Naho rero Regina ati nanjye rwose umbabarire, gusa nyine ikintu gitangaje ni uko nyuma y'ibintu byose wankoreye, nyuma y'ibyabaye byose nkigukunda, numva rwose ntiteguye gutandukana nawe. Naho rero Alex ahita yiruhutsa ati Mana yo mu ijuru ushimwe ko ari uko rwose umugore ari kubitekereza, kuko nanjye mukunzi wanjye ntakubeshye nta na rimwe rwose nigeze numva natandukana nawe, naragukundaga ahubwo nyine ni ibishuko rwose, ni ibishuko byamfashe. Ntabwo rwose nigeze numva nabana mu nzu n'uriya mukobwa ngo ni Dorote, nahoraga numva ko nta kintu cyantandukanya nawe, ariko nyine ibishuko byaraje maze birantwara. Ndakwinginze umbabarire ku byabaye byose, kuko nubwo ibi byose byabaye ariko ndacyagukunda kandi ndacyagufata nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, ntabwo rwose nabaho ntagufite, ntabwo nifuza ko kandi wasohoka mu buzima bwanjye. Naho Regina ahita abwira Alex ati ndagusabye rero kano kanya nsezeranya ko nta na rimwe uzongera kunca inyuma ukundi, nsezeranya ko njye nawe tugiye gutangira urugo rwacu nk'aho tugiye gutangirira kuri zeru, kandi nsezeranya ko urukundo rwawe nta wundi muntu uzongera kurutugabanya. Alex ahita amuhobera ati ni ukuri ndabigusezeranyije, kandi Dorote sinzongera no kumubona ukundi, uretse nawe nta n'undi mukobwa nzongera no guha umwanya wo kumuvugisha. Bose rero barahoberana maze nyine bakababarirana, kandi buri wese akibutsa undi ko amukunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.